Ni ibintu bihoraho kumva ibintu bitangaje cyane kuri iyi si. Abantu barya amagana y'ibiro by'ibiryo, abandi birukanka kurusha abandi, tutibagiwe n'abandi baba bafite imitwe ibiri cyangwa irenzeho, ndetse n'abandi. Ubu ureba kuri ekara yawe cyangwa se ku kirahuri cyawe bamwita Thomas Waders cyangwa se umwite Thomas Wadhouse. Tutiriwe dutinda ku mazina ye, ese ubundi wowe umuntu akubajije waba warabonyeho umuntu ufite izuru rirerire, ese yarinde rijyanganaga iki hari ryari? Uyu mugabo ureba imbere yawe kuri ekara yawe, uramutse wanditse mu rubuga rwa Google ukandikamo uti the world's longest nose, niyo waza kwisonga mu bisubizo baguha. Mu kiganiro wari ubizi cy'uyu munsi rero kitari butinde, reka mbereke mureke tuvuge gato kuri uyu mugabo yarinde, ubundi se iri zuru rye ryanganaga iki? Izuru rireshya gutya? Ndabarahiye, iyi ni Tele Montagne Rwanda ukurikirana umunsi ku wundi. Dukomeza n'ikiganiro cy'uyu munsi, ni ibisanzwe njye wumva kuri mikrofone nitwa Mugisha. Mu kiganiro wari ubizi umenyeramo byinshi bitangaje cyane kuri iyi si. Nabivuze bamwita Thomas Waders, azwi nka Wadhouse, umugabo wa mbere uzwiho izuru rirerire cyane mu babayeho. Inches zigera kuri 7.8, izi ni santimetero 20 z'uburebure. Yavukiye Yorkshire mu Bwongereza ahagana mu 1730. Ni umugabo wamenyekanye cyane mu gususurutsa abantu muri rusange muri icyo gihe, hari mu kinyejana cya 18 ahagana hagati. Tuvuze hirya gato y'imiterere ye itari isanzwe, ntabwo ari byinshi bizwi ku buzima bw'uyu mugabo. Gusa nanone zimwe mu nyandiko z'ibyo bihe zamuvuzeho zimuvuga nk'umuntu utari wuzuye, aho zakundaga kumwita ikigoryi, idiot. Ahari byaturukaga ku kuntu babonaga yitereye. Ni inkuru ibabaje, yari afite isura umuntu wese utakwishimira kwibonaho cyangwa se kubona ku muntu akunda. Mu 1780, nyuma y'imyaka 50 yonyine, Thomas Waders yitabye Imana aguye Yorkshire ku myaka ya 50 cyangwa 52 niko bikekwa. Byaje gutuma nyuma y'uru rupfu rwe Guinness Record imuha izina rya World's Longest Nose. Uyu munsi igishushanyo cya Thomas Waders kimwe kiba gikozwe mu byitwa wax, kiba gishushanya umutwe w'umuntu kiri mu nzu ndangamwage yitwa Reprise Breathe It or Not. Ngayo nguko rero ni Thomas Wadhouse cyangwa Thomas Waders, Yorkshire mu Bwongereza. Azwiho kuba yari afite izuru rirerire kuri iyi si ya rurema, santimetero 20 z'uburebure. Ese wowe ni iki kindi uzi cyaba gitangaje cyangwa se cyagutangaje wabonye? Dusangiza igitekerezo cyawe muri comment section, reka tuzasubira ubutaha rero. Nitwa Mugisha. Munsi iyi video ahanditse subscribe, niho ukanda ukazajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Ni mu gihe amahoro y'Imana.